nayo bagiye icyo nibagiwe. Baza n'impamo y'Imana nkajya kuyobora ntiborosheje ba kuyobora abaturage banye ntiborosheje ntangiza gute. Kuyobora ntabwo ari ibintu byoroshye. Yo guhangana n'umuntu ku isuku n'isukura. Yemwe kwa Karabayi. Karabayi. Kureka mubaza. Karabaye pe. Musi witwa Kagarara. Amaze kwivugana umugore we. Ati ngo ngoce. Bikubwire. Ubimbwira. Jewe nyiri umuyobozi. Natozaga abaturage gukora isuku, abahuza bakakora inama, bagasangira, ariko dakada. Wambwira nk'icumi wuhagiye. Ariko si ubundi wambwira nk'icumi wuhagiye. 10. Wuhagiye abo baturage ukabuhagira ukabogereza inkweto ukabagira gute? Isuku. Gukora umuganda. Gutanga amafaranga y'irondo. Ibyo byose narabikoraga, ariko Kagara n'ukuri kw'Imana wenda bona wapi tabarase. Kagarara yahereye mu gitondo ahondagura umugore we agiye kumwica pe. Amwishe se ntabwo ni nko kumwica mbese muri make. Kabaye ibaze ugaturuka hariya Karabaye wowe ukiri umuyobozi n'indi wakuvugaga muze. Ariko se njye byose narabikoraga, nkegera abaturage nkabatoza gukora, ariko usigaye wigaramira. Ariko si ubundi ko Karaba niko waretse tugakorana tukorana tukajya tunasangira. Ubuyobozi bwarakunaniye wirirwa burya amaruswa y'abantu ukayarya mu kinyabupfura gike warangiza ngo ngiye korana nawe usiga icyasha. Nyamara ushatse wanyegera nkakubwiriza tukagana iterambere y'abaturage. Undi Kagarara uwo wakubise umugore akorera umugore umushahara. Ariko Kagarara uramuzi akorera amafaranga angana Kagarara kunywa anywesha ibigage, inzagwa, urashaka ko unavugana n'umuntu wese ibigage jewe. Ariko si ubundi niko iki sugo winoneka niko niko mfite ikibazo mu ngugu baba we ikibazo wereka kubaza kuba avuye ku buyobozi ubundi uza gusaka umuntu w'umuyobozi nka icyo nacyo n'icyaha. Ariko inama ni inama, njye ndashaka ko twegerana tugafatanya no kuyobora. Wenda iyo ngingo uzanye iyo twagira hanyuma se kuyireba nk'aho wayiguze uyimazemo ku izina ry'Imana. Uyimazemo harimo iki se? Ariko rero ntugire ngo n'urwenya bika tujye kureba icyo kibazo ko kimeze. Tujye kujya kwa Kagarara. Kagarara ni muntu ki atunze amafaranga kandi nimba yakubise umugore turabaza inkoni yakubise umugore uko zingana. Buri nkoni cyangwa buri nkoni cyangwa buri gushya ndarubarira 30 cyangwa 10. Ahubwo umuntu ugira amafaranga cyane. Amafaranga se? Amafaranga kuri we nakatabuze, ariko rero niwe wahubwo naza gufata inkoni umugore akabarizo yamukubise ukazikubaka nibwo azacika ku ngezi. Ariko ngenda mbarira amafaranga ariko se ibintu rwose hanyuma se wenda tutarajya kure
urumva tutarajya ega narahayoboye mwana warahayoboye nyine ugomba kugenda umuvumo uwo ari wo wose ukambwira ati uriya arapfuka uriya ntabwo apfuka udapfuka noneho akagera ara mu murenge inshuro zingahe kugira ngo ndaje nkwereke ko hagarara genda urabona ko ndi umuyobozi tugomba kwicara ahantu tugasangira akantu tukagana ukambwira ukumare situwasiyo waroye abo narabayoboye gusa kubwayo amaso narabayoboye pe umva shamuko hagara hanga kwanza agaruka hano nyine ngwino hano uyu mukobwa se murazi niwo muri lokalite mu bwatsi bwanjye rwose abantu narabayoboye urafite ibyangombwa uyu nguyu ngwino sha ubwo uramu niko aba narabayoboye reba iyo nzu bariko uyu ni wo kwa Karimunda kwa Karimunda niko kubera icyo ubona tunyuze ahangaha wari ugiye gutambuka ahangaha ugahita uyoboka ukazamuka kwa Karimunda ni ugira hino uhanyerekeje kwa Karimunda ni haruguru gato haruguru y'iyi nzu noneho yaratashye ese ni ukuvuga ko ushaka yaratashye ushaka kunyoboraho naha ni ukuvuga ko nahayoboye abashaka ko kuki utageza mu nama ubundi narabayoboye inama se wamuzi iki umuyobozi nzi n'uyu nguyu umubwire ni uyu nguyu cyangwa wowe se nkuzeho mumbarizi umuyobozi nzi n'uyu we ntabwo nkuzi aya masaha rero kuba wambwira nahusubiraho nakumvira uyu nguyu hanyuma nimba wari umuze kubera icyo utamusuhuje kuki utamusuhuje kandi hari itegeko se rihanira gusuhuza umuntu cyangwa kutamusuhuza uburenganzira bwanjye uheruka mu nama ushobora wowe kuvuga mwaramutse cyangwa se inyuma ese vraiment ikibazo ufite ni iki uheruka mu nama wowe ibyo avuga ni ukuri rimwe se cyangwa kabiri ahubwo wowe watowe rya mva nkubwire niba wibeshye ukavuga ngo ntabwo byavuga ni ukuri utagira ngo uracyayobora ushobora kurara amabuso wowe uburyo twareze ariko uburyo twareze uko ushaka muhugira mituweli nari narwara ngo nze kugusaba ubufasha ubu nta nzo kurwaye ahangaha nta nzo ku ngubu zirimo ntukomeze kunsuzugura nubwo muri abayobozi mujye mwubaha abo muyoboye ntukomeze kumwandikana hano ntabwo ndi umuntu mituweli yawe rero ndagenda nasa n'indangamuntu mumbarizi ubwo ukuntu usa n'iwanyu niko hasa reka mubwize ukuri nimba uri n'umuyobozi nta muyobozi batoye bashobora kuba baragutoye n'ahari gira uti biramunaniye nta muyobozi batoye none ya ntebe ndayisubiraho mumubwire muri se mwamumagara iki ngo ariko reka nkubaze tujyanye mu kibazo cyangwa ntabwo turi kumwe tugiye kwa intebe Gagara urayisi uragira gute ni ukuvuga ngo abantu baribeshye cyangwa banzanye ahanga baribeshye okay none se icyo kibazo cya Kagarara nanjye nyiriho uburyo mumagarika ahangaha nimubwiye n'icyo mumagarikiye hano Kagarara nawe uramuzi si umuturage okay ngaho zamukirishije n'undi munsi ariko namugahagarika abantu ahubwo n'undi munsi nawe ntukasuzugura abayobozi igendere rata mwana wacu ariya narabayoboye kwa Kagarara kwa Kagarara uramureba wiki ntawe urimo kuncisha amazi uvuga ngo intebe urayisubiramo ntawe ariko se hari ibyo mvuze ntabwo uremera ko ndi umuyobozi ariko reka turangize ikibazo ndakubaza uremera ko ndi umuyobozi urayobora hanyuma kubera iki imbere y'uno mukobwa umpesheje ikuzo oya
ahubwo ni wowe ushaka kwiyambura ikuzo ngiye imbere y'abaturage. nese imbere y'abaturage niba mubaza niba afite mituweli warangiza ngo ndayisubiramo kandi turangize ikibazo cya Kagarara. umuyobozi ubakabeba Ndabese ubwo nitugera kwa Kagarara nabwo uratangira kuzana ibiganiro ngo nta muyobozi ubakabeba. Nta n'uba guswa. Enda sha tugende kwa Kagarara. guswa ninde wanyana n'imbwa wishaka Induru yaramukiye aho umuyobozi. Ahubwo urire irakirwa ntabyo. Yuabo gaga. Ende buke. bwira so asohoka kandi niba atanahari hari nyoko mubwira asohoka se mubwira se hano gukora cyane hari ndabona ari wowe wari urimo kunywa inzoga ndavuze ngo bwira so cyangwa nyoko sohoka ahangaha ngurayobora singo Kagarara nasikoro batekana ibyana by'ubu ngubu uzi ko yakusha gusazira mu byana utabyaye uzi ko wagira ngo ni ikintu cy'ikibazo we uzi ko ndi umuyobozi urembwa sura bwarwa cyamuze nk'imangira ashaka isoko ase ubundi kuki utabandika no kunsubiza basi uraza mu rugo rwanjye ibintu ntazi dore nguyu kinyabupfura cyo kugusuhuza sarije rekera ndumuyobozi wa kana washa umuyobozi iki umva nyina kosha wakuriye mu rugo cyangwa urareka nkubwira ubuzima no mu buzima bwawe tutari kwavugana kenshi subira mu nzu ku buryo nagomba kumenya ikibazo kiri kubera hano. ndavuze ngo subira mu nzu ngoro umuyobozi sasa wowe noneho none se nimba kuko ntibeshye uyu niwe mugore wa niwe Kagarara ntabwo wambura se ukora ibarura se si wowe ubarura nta kibazo ninja nje kubibutsa gahunda y'umutekano ko byegereje nta n'ikindi cyageza muri ibyo ntacyo ahubwo umuntu yafite cyangwa se muzayatanga mu bishatse sohoka iwanjye ntabwo nta muntu uzabariza muri mukaritsi izina Kagarara nta muntu ujya winjira iwanjye ku kigo gutya gusa wapi uzabaze n'ahandi hose kubita sohoka
akazuba urabona ukuntu abayobozi twagowe twebwe izuba ntabwo turyumva n'imvura niyo yagwa ariko ufite ikibazo nka kiriya noneho iri hanze mana hanyuma se wizereye ko uza adahari wa munyamahanga se burasa akanyamahanga uramwita sheri si umugabo wanjye kagara sheri kagara ariko ubundi mubaze ubundi uri umugabo nyabaki umugabo nkawe w'umuyobozi nkawe reba inda n'indeshyo ugakubitwa n'uriya koko si yarankubise reka abayobozi tugomba kugira ikinyabupfura ntabwo yigeze ankubita yaramfashe nuko yagira gutya akankanda nanjye mwereka ko mwubashye mu rugo rwe ariko noneho mfite amabwiriza mfite n'amategeko agenga ahubwo mba ubu narinje ngo ufate raporo yawe y'uburyo urara ukubitwa ugira ese reka izi ni inzara shamuyobo wambabariye kuko wambabariye ko sheri nta munsi atajya mbonaho ikosa akantu kose niyo namufata gute niyo byagenda gute ambonaho amakosa buri munsi ninjye mubi ninjye mugore ukubitwa buri munsi ninjye mugore warushye kuri aka gasozi gusa naza nkabikuregera bigatanga icyo noneho yahita anyica itonde ndashaka kukuruhura si ubundi reka nkubaza bambwiye ko ngo yari atunze ibintu bya mirenge afite amamodoka afite n'iki icyo wamukurikiranyeho mbimenye nabyo ngomba kubyifashisha mu iperereza biriya uko ubyumva nanjye niko mbyumva ariko njye naramukunze waramukunda ariko ikimbabaza nuko atigeze ankunda urukundo njye namukunze naramukunze n'isaha ndamukunda kuri rwa rwego nabuze ikintu nakora ahubwo nta mupfumu waba uzi byibuze nkagenda nkamurogesha kunkunda ashaka wijya mu bapfumu ngomba kumutegeka kugukunda kandi niyo atanagukunda nzareba aho urwo rugarukirije mbona ubu agafata imisaya nk'indi agatinyuka agakubitamo urushyi akongera akagaruza noneho kuva ngo ufite ikibazo cy'inda nk'ubu ngubu aba yambariye iminota ngomba kugera ku isoko no kugarukira mu rugo uri kumva iminota uri ntuza uri itungo baragera aheruka kugukubita ryari muyobo wasize bitaniranye n'umugabo wanjye wambabera bitaniranye n'umugabo nkubwire rero iyo ukorewe ihohoterwa kandi ukanarihisha uzi kandi ari nawe warikorewe urumva urumva noneho iyo ukorewe ihohoterwa kandi ukarihishira uhita uba umufatanyacyaha muyobo mba nkubwire nta munsi nasange nta munsi ntakubitwa nuko ngo buri munsi wose ndakubitwa n'ubu utugiye ushobora no gusanga areka ngo akankubita njye nta munsi rero nakubitwa ariko sinkeneye kubimubwira mbabara nshaka kwiyubakira urugo rwanjye akorera umudamu we mvura nkubwire muyobo nta kirego nshaka kuguha njye ninshaka nzaza nkitangire hari ukuntu iyo ugiye gutanga ikirego kubera ko nta metero ufite babanza bakavuga ngo tugomba gupima uburebure bw'umuntu kugira ngo ariko nkurikije hasi ubundi wabaye iki impamvu ni ukugira ngo ndatanga raporo y'uburyo ukubitwa nkurikije ukuntu areshya ni gute nagenda nkavuga ngo aragukubita ubwo ndagira ngo ndebe uko tureshya nk'uko wenda twaba duhagaze noneho ngahita n'ukuntu areshya nkahita nimajina uburyo yisimbutsa akajya ajya gukubita iki agira gute niyo mpamvu ushaka kugira ngo bishyire muri raporo arinda yisimbutsa azi kubera iki yambwiye nkicara aho hasi avuga ko ahakubitira nkareshya nawe ukicara babara nabonye umugabo umubabaye ariko umugabo umubabaye nawe reka gushaka muri mubabaye mbabarira cyane ushaka muri hutu ubundi ujya gushaka umuntu nkuriya we umuntu nkuriya namushatse mudahari se kuva kera kose ko utari warambwiye ko mu ishuri ndimo gushaka diplome yo kuba umuyobozi nanjye rero icyo gihe nari ndimo ndashaka umugabo umuyobo wambabariye nkagenda umugabo we gucura mu bagabo umucyo ahubwo mbanze cyangwa uretse akazi aho ngaho utangiye kuvuga neza ubu kandi wasanga uheruka kurya inyama ryari ndaziteka ariko sinjya nzirya yarambwiye ngo umugore uri inyama ngasuzugura umugabo wazengurira ahubwo ukunda inkoko cyangwa ukunda burusheti icyo nacyo ni icyaha ngambwira
ni ukuvuga ngo uteka inyama ukarya intoryi n'indagara. yarambwiye ngo umugore uriye inyama ngamira ubwami kandi ntabwo nshaka kumera ubwami ngize ngo ni wowe mutezanye. ari mu rugo kandi nkubwira ngo ari kumbarira iminota ari mu rugo ngaho barambarira iminota wamubare nkaba ngiye ari mu rugo noneho ahubwo si ubwo wese uri tonda se yantwaritse nturagurire ntuzi dore ngubu njye ndi umuyobozi we ntabwo yigeze ashyiraho ahubwo mva kumbwira tugiye guhana gahunda urabona umwanya ryari uze tuganire reka nta nuko ngeze usuhuje ariko ibaze gufata umwana umuyobozi wambabariye ukunda inkoko cyangwa ukunda umuyobozi aratubona ntabwo uri kumubona hariya ntureba ko arimo arasimbagurika y'ibisongo none nimba ushaka akazingaro n'igitoki cyangwa n'ifiriti ushaka wareba ku buryo wamufata nimero yanjye kwa nambaye gutya oya ntushaka uhindura fata nimero yanjye urangurira uceke ahako se kora oya ndagira ngo abaturage rega babone uburyo turakuzi nose ntabwo tukuzi. yego muyobozi yego ndi umuyobozi shaka muzajya mukora shaka urabona abaturage banjye barakora noneho ubwo ngubwo ikintu tujya gukora oya wowe ugenda ubikore gutya sibyo hanze hari izuba shuri wanjye teze ndabona uzimereye nabi hano wese njye wari utangeze amakuru yawe ukumva ari neza nta kibura kibura bimeze neza ibintu byose ni neza ibintu byose wantumye nahise mbizana byose nta cyabuze urumva nta gisigaye urumva ari neza 100%. iyo myenda se noneho watangiye kuyambara ryari ko ari ubwa mbere nyikubonye ngaho isha nabonye wabaye uruhinja gutya nambaye nabi urongeye uravuka bakubyaye ryari nageze nyine ngo ubone ko nabaye nyine bakubyaye ryari niko nakubajije ngenzi ko iyo myenda yambarwa nyine n'abana b'impinja ntabwo nari nzi ko yambarwa nk'abantu nsishije ko nagiraga nkwere kuko nanjye nakambara imyenda nk'iyi nkaberwa simbereye oya reka iyo myenda uyu munsi ni tariki zingana uribuka igihe waviriye ku ibere rya mama wawe si ubwo buryo uri kumbaza ibyo byose impamvu ndi kubikubaza icyo ndi kubikoriza urakizi guhera umunsi uyu nguyu itariki iyi ngiyi igihe iki n'iki sinzongera kukubona muri iyo myenda none si ubwo ngubwo nta none ubwo navuze kagarara ubwo navuze